Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikira, inkuru tubazaniye Richard Ngendahayo yatunguwe n'ubuhanga bw'abazamucurangira mu gitaramo azakorera muri BK Arena. Kanda subscribe, like, share na comment kugira dukomeze twibanire kandi tubashe kugezaho inkuru zigezweho uko bwije n'uko bukeye. Ikaze mu nkuru ku buryo burambuye. Ku nshuro ya mbere, Richard Ngendahayo yitozanyije n'abazamucurangira mu gitaramo yitegura gukorera muri BK Arena ku wa 29 Ugushyingo 2025, atungurwa bikomeye n'impano zabo. Imyitozo ya mbere ya Richard Ngendahayo yabaye mu ijoro ryo ku wa 10 Ugushyingo 2025, aho yitozanyije n'itsinda ry'abahanzi n'abaririmbyi bagiye batandukanye bagiye batoranwa mu rwego rwo kuzamufasha. Abo bacuranzi bari bamaze igihe baratangiye kwitoza indirimbo za Richard Ngendahayo, bamutunguye cyane nyuma y'umwitozo wa mbere, ababwira ko ari ubwa mbere ahuye n'abaririmbyi, bakamwemeza kuri urwo rwego ati ibaze nawe umuntu watangiye umuziki mu 1997, ni ubwa mbere nakorana n'abantu ku nshuro ya mbere, hakaba harimo utuntu duke cyane two gukosora. Ni gake cyane wabwira umuntu mu muziki ngo yakoze 95%, ariko mwe mwakoze neza kandi Imana ibaha umugisha. Richard Ngendahayo agiye gukomezanya imyitozo n'abo bacuranzi bazamufasha mu gitaramo cyo ku wa 29 Ugushyingo 2025, ubwo azaba ari mu gitaramo yateguye kuzakorera muri BK Arena. Richard Ngendahayo umaze igihe mu Rwanda ari mu myiteguro y'igitaramo yise niwe ateganya gukorera muri BK Arena ku wa 29 Ugushyingo 2025. Ni igitaramo kandi uyu muhanzi agiye gukorera i Kigali nyuma y'imyaka 17 yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kanda subscribe, like, share na comment kugira tubashe kugezaho inkuru zigezweho uko bwije n'uko bukeye.